Anda subscribe nimba aribwo bwa mbere tugiye kubana. Kuwa gatatu ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2025 imyaka 80 yari yuzuye neza. Umutegetsi w'ikirenga w'Ubudage, umugabo w'ikirenga w'igisirikare cya Wehrmacht, chancelier y'Ubudage Adolf Hitler apfuye. Urupfu rwa Adolf Hitler rwabaye iherezo ry'intambara ya kabiri y'isi. Intambara uyu mugabo yashoye imisi yose. Kuva icyo gihe iby'urupfu rwe rwabaye inkuru yagarutsweho cyane y'ubwiru hawemeza neza iby'urupfu rwe n'amasaha ya nyuma y'urupfu rwe. Ni imyaka 80 hisha amakuru yose. Mu nshamake, Adolf Hitler yavukiye ahitwa Grunau muri Autriche hari ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kane mu 1889. Ise yitwaga Alois Hitler, nyina yitwaga Clara Prezor, yari umugore wa gatatu wa Alois Hitler. Abatizwa yiswe Adolf Hitler, akaba umwana wa kane mu bana batandatu se na nyina bari bafite, nubwo batatu muri bo bitavye Imana bakiri impinja. Ubwo Hitler yari afite imyaka 3 y'amavuko, umuryango we wimukiye aho bita Passau mu Budage. Hitler afite imyaka 8 yari umuririmbyi muri korali. Yaje gupfusha murumuna we witwaga Edmund hari mu 1900, maze atangira kuba umwana ugoye, agahora yenderanya n'abarimu ndetse na se wakundaga kumukubita cyane. Yaje gupfa ku itariki ya 3 y'ukwa mbere mu 1903. Nyuma na nyina apfa ku ya 21 y'ukwa 12 mu 1917. Bisa naho uyu mwana w'umuhungu yahise ahura n'ihungabana rikomeye cyane ryibasiye ubwonko bukomeye cyane, bikagira ingaruka ku myitwarire n'imiterere yose. Yaragiye ariheba, ahinduka umuntu w'igisare utumva, ukora ibintu uko abyumva kandi uko abishaka nawe umuvugiramo. Igihe intambara y'isi ya mbere yatangiraga, yinjiye mu gisirikare cya Bavaria, ubwo ni Ubudage. Muri icyo gisirikare yakomeyemo kabiri, birangira abonye ipeti rya kaporari. Yababajwe cyane nuko Ubudage bwatsinzwe intambara ya mbere y'isi. Ku myaka ye 16 yaretse ishuri, ariko yumvaga muri we ashaka kuzaba umunyabugeni. Gusa amahirwe niyamusekeye kubera ko atabashije gutsinda ibizamini birebana no kwiga ubugeni. Adolf Hitler yavuze ko igihe ari Fien muri Autriche ngo yashatse ubugira kabiri kujya kwiyandikisha mu ishuri ryigisha gushushanya Académie des Beaux-Arts d'Ifien. Yakoreshejwe ikizamini. Nyuma umuyobozi mukuru w'iryo shuri wari Umuyahudi aza kumutanguriza yuko yatsinzwe ikizamini, bityo ko atamwakira. Umujinya uramurya. Hitler wari warimariyemo uwo mwuga, ibi byamuguye nabi cyane, ntiyabyakira na gato. Atangira kubaho ubuzima bugoye, akarara habonetse hose ku mihanda, aza no kugezaho acumbikirwa n'ibirgo bicumbikira abatagiraho ba SDF. Guhera ubwo yarwaye inzika Abayahudi nabo bakomokaho bose, arabanga bikomeye cyane kugera naho yateguye jenoside yo kubarimbura. Umurage yasigiwe na se amaze kuwumara, yabayeho mu buzima bugoye cyane. Igihe cye kinini yakimaraga yiyumvira imbwirwaruhame za Karlege hamwe n'Umudage witwaga George Forest Conrad, niba ari uko bisoma. Yasomye cyane inyandiko zuzuye mo gusebanya zivangura amoko z'umwandiko witwaga Adolf Franz. Adolf Hitler yizeraga ko yafunguwe mu idini rya Kiyahudi byabangamiraga igihugu cy'Ubudage ndetse n'ubwoko bw'aba-Aryan, abita abazungu buzuye batavangiye. Kubera ko Adolf Hitler yifuzaga guhunga igisirikare mu ngabo za Autriche na Hongria, yimukiye Munich mu 1913. Yarwanye mu ntambara ya mbere y'isi kuva mu 1914 kugera mu 1918, maze ahinduka Hitler isi yamenye. Kubera ko yababajwe cyane no gutsindwa k'Ubudage, maze abyegeka ku bategekaga Ubudage icyo gihe k'amakosa agomba kuzabagyozwa ubuzima bwe bwose. Ni intego yihaye. Ari mu bitaro apfutse umubiri hafi ya hose kubera ibikomere by'intambara, yiyubatsemo umujinya mwinshi. Yiyemeza ko icyubahiro Ubudage bwahoranye ari we uzabugisubiza. Byatumye agerageza gushaka gufata ubutegetsi abikoreye mu mujyi wa Munich, ariko ntibyamuhira. Atabwa muri yombi, ariko bituma anamenyekana mu gihugu cyose kubera ko mu rubanza rwe rwamaze iminsi 24 yerekanye ibitekerezo bye ko akunze cyane igihugu cye. Yakatiwe imyaka 5 y'igifungo, maze muri icyo gihe yandika igitabo cyamenyekanye intambara yanjye Mein Kampf. Nyuma yaje kubabarirwa, arafungurwa, maze nyuma y'igihe gito atangira imigambi mishya yo gukomeza icengezamatwara ry'Abanazi. Adolf Hitler yabaye umuyobozi w'ishyaka ry'Abanazi,
arahangana kugera ageze ku butegetsi bw'Ubudage mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda mirongo itatu na gatatu. Mu gihe cya Adolf Hitler abayahudi bafatwaga n'abantu b'abahanga ku isi kubera ubumenyi bari bafite mu nzego zitandukanye. Ibi byanashingirwaga ku byo bavumbuye nk'inyandiko, aho usanga baranditse ibintu bikomeye ku isi nk'igitabo cyamamaye aricyo Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu. Ibi byose ndetse no kuba baravutse mu Yesu Kristo byatumaga abayahudi bageraga hose bafatwaga nk'abanyabwenge cyangwa abantu bakomeye. Abayahudi bakunze kubaho bimuka cyane cyane mu bice by'Uburayi n'ahandi ku isi, muri Amerika cyangwa se muri Afurika ya ruguru, nuko babaye kuva mu mwaka wa 70 nyuma ya Yezu, ubwo ingabo z'Abaromani zari ziyobowe na General Titus zazaga mu muzi wa Yerusalemu. Aho abayahudi bageraga wasangaga badafindura ngo bafate umuco wabo bagiye, ahubwo bagumanaga umuco wabo. Aho abayahudi bageraga hose kandi umuco wabo n'ibikorwa byabo byarakundwaga. Ibyo harimo gushinga amashuri yabo mu gihe wasangaga abandi batarigeze babikora. Nubwo bakundwaga na rubanda rwo hasi, byatumaga abayobozi b'ibikomerezwa babanga bakagera naho babatoteza. Ibi biri mu byatumye abanazi bo mu Budage barekura urwango rukomeye cyane mu Budage, bakavuga ko abatari abantu nk'abandi, ahubwo ari ubwoko bubi bugomba kuvaho. Mu ntero yabo yagiraga iti ikibazo cy'abayahudi mu Burayi no ku isi hose kigomba gukebuka ku buryo kitazongera kuvugwa na rimwe. Uko niko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana atatu mirongo icyenda mbere y'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, mu gihe cy'intambara y'isi, Adolf Hitler umukuru w'Ubudage muri icyo gihe akaba ari nawe washinze ishyaka ry'abanazi, yatoje abanazi ndetse anabaha ingufu zidasanzwe ngo bazice umuyahudi ahava akagera mu Burayi. Abayahudi bari banzwe cyane mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi, Uburusiya, Polonye, Ubudage ndetse n'ahandi. Bagiye bashyirwa mu nkambi guhera mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda mirongo itatu n'umunani. Uko abanazi bagendaga bigarurira uduce dutandukanye tw'Uburayi mu ntambara ya kabiri y'isi, aho bageraga hose bafataga abayahudi bakabarundanyiriza mu nkambi, ariko umugambi wabo wari utaramenyekana. Aha bakoreshaga imirimo y'agahato, bakicishwa inzara, bagafungiranwa mu byumba byaterwagamo za gaze cyangwa se bagatwarwa mu makamyo ya gaze kugeza bapfuye. Abanazi bakomeje kujya bubaka inkambi zo kwiciramo abanazi, Treblinka mu duce dutandukanye, Bezek, Chem ndetse n'ahitwa Zorba. Abayahudi barenga miliyoni 2 barishwe hakoreshejwe imyuka cyangwa se bakabashyiraho bagakorerwa iby'imyuka ya siyansi bakicwa, zari zimeze nabi, byatumye benshi bapfa. Amakuru ava mu muryango w'abibumbye agaragaza ko umubare w'abayahudi bishwe muri jenoside utizwi neza, gusa abishwe bararenza miliyoni 6 umugabane w'Uburayi. Aba bishwe bari 2/3 by'abayahudi bari batuye mu Burayi bwose na 40% by'isi yose by'abayahudi. Muri iyi jenoside haguye abana b'ibitambambuga b'abayahudi bagera kuri 1.5 miliyoni. Mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda mirongo ine n'icyenda i Geneve mu Busuwisi habaye amasezerano aho umuryango mpuzamahanga wemeje ko ibyakorewe abayahudi ari jenoside. Hitler yabaye umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi, arangwa no kuyoboza igitugu, aho yaje gusoza intambara ku bihugu by'Uburayi ndetse akora jenoside yakorewe abayahudi. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, abonye asubirijwe nabo barwanaga ahitamo kwiyahura. Hitler yapfuye afite imyaka 56. Louis Misch wari ushinzwe umutekano wa Adolf Hitler niwe wabashije kubona umurambo we bwa mbere. Yatangaje byinshi yiboneye mu minota bya mbere y'ubu butegetsi. Misch wapfuye mu 2013 afite imyaka 96, niwe wari usigaze mu babanye bya hafi na Adolf Hitler wari umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi. Mu gitabo kivuga ku buzima bwe, Misch yavuze ko ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane mu 1945, nyuma y'uko umuyobozi wari umuyobozi w'intambara w'abanazi mu rugamba yoheje ubutumwa Hitler bugufa amubwira ko ingabo ze zananiwe gutsinda leta zunze ubumwe z'Abasoviet zari zazengurutse umurwa mukuru w'Ubudage Berlin. Adolf Hitler yahise agana mu cyumba. Umugore we Eva Braun bari bamaze amasaha 40 basezeranye, amukurikira muri icyo cyumba. Hitler yabwiye wari umunyamabanga we utogwishe ko ingabo zose zataye. Hashize akanya, Misch ngo yaje gukingura urugi, maze ahita abona umufasha wa Adolf Hitler, Eva Braun, yicaye mu ruhande rw'umugabo we wari wamaze gushira mu mwuka kare. Misch yavuze ko mu gupfa kwa Hitler ngo amaso ye yarafunguye aryamye aho ngaho. Mu marenga, umugore wa Hitler yabwiye Misch kagomba kuryumaho nagiye cyavuga. Misch kandi ngo yumvishe umugore wa Adolf Hitler kimwe na Johanna Maria Magdalena wari umugore umwe mu bavugaga ikijyana mu ishyaka ry'abanazi kagomba gupfana nawe. Ngo mbere gato Hitler yari yarabwiye umunyamabanga we kadashaka
umurambo we utazakorerwaho ubufindo mu ruhame, ahubwo yashakaga ko bazawutwika. Anne Thompson yahoze ategeka Ubutaliyani ndetse na bamwe mu bari bamushyigikiye bafashwe mu gihe bahungaga baricwa, maze imirambo yabo imanikwa icuramye ku karubanda. Abaturage bahise bakayikoreraho ibikorwa by'agashinyaguro, niko kuyitera amabuye n'ibindi. Inkuru y'ikinyamakuru Don't Brand It ivuga ko nyuma y'urupfu rwa Adolf Hitler, Yulius Smith yashimuswe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, afungwa imyaka 8 nyuma yo kugerageza gucika ashaka kwihisha. Mu by'ukuri uretse inkuru ya Roche Smith bya Adolf Hitler n'amasaha ya nyuma byasize inkuru imusozi. Mu nkuru yasohowe n'ikinyamakuru The New York Times mu cyumweru gishize, hashize imyaka 80 Adolf Hitler apfuye, iyo nkuru yavuze byinshi muri iyi ngingo. Ni inkuru isa n'iteye ubwoba yerekeye urupfu rw'uyu mutegetsi w'Abanazi mu gihe intambara ya kabiri y'isi yari hafi kurangira. Iyi nkuru yasomwe n'abantu benshi bafite amakenga amaze imyaka myinshi. Dore bimwe mu biri muri iyo nkuru. Bwa mbere bimenyekana iby'urupfu rwa Adolf Hitler rwatangajwe ku mugoroba wo ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu mu 1985, gutangazwa na radiyo ivuga ko yapfiriye ku manywa mu birindiro bye mu nyubako y'ibiro bikuru bya Reich y'Ubudage. Ariko bukeye bwaho umunyamakuru The New York Times yabigarutseho agaragaza ko benshi batemera ko Adolf Hitler yapfuye. Icyo gihe yaranditse ati, imfungwa za politike z'Abadage twavuganye muri rusange ntabwo bemereye inkuru. Ati bakeka ko iri tangazo ari ibinyoma. Adolf Hitler yari umuntu w'amayeri ku buryo bamwe babonaga ko atari gushobora gupfa urupfu rusanzwe. Ibi byatumye inkuru z'urupfu rwa Adolf Hitler n'iby'umurambo we bivugwa amakuru menshi atandukanye.